usanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya mbere n'umurongo wa 19 turagera ku murongo wa 21. Matayo igice ni cya mbere n'umurongo wa 19 tuze kugera ku murongo wa 21. Haravuga ngo umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi udashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Amen. Dusoreza aho muri Matayo nyine ibice 2 n'umurongo wa 13, dusome n'umurongo wa 14. Matayo 2:13 tugere ku murongo wa 14. Haravuga ngo bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujane umwana na nyina uhungire mu Egiputa, umeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe aherako arabyuka ajana umwana na nyina nijoro aja mu Egiputa. Amen. Uyu ni umunsi ugira gatatu turi muri aya magambo duhaye tuganira. Reka mbaze mbishimira Imana kuko Imana ibidushoboje, yatuboneye umwanya ikaduhereza n'uburyo ndetse ikaduhereza n'imbaraga zo kubikora. Kicumweru cyose twarimo twumva amagambo y'Imana atubwira hejuru ya Yesu, avuga hejuru ya Yesu. Yesu niwe mukuru muri Noweli, kuko ibyo tuvuga byose ibyakozwe muri Noweli n'ibyabaye. Ndashaka kuvuga kuko Yesu ari nkawe mutima wa Noweli. Yesu niwe mutima wa Noweli, mbese ni ukuvuga ko niwe mukuru muri yo, niwe ugomba kuvugwa cyane, kuko iby'Imana yakoze byose muri Noweli yabikoresheje umwami Yesu. Iby'abantu kandi nabo babikorewe n'umwami Yesu. Niyo mpamvu nari mvuze kuko Yesu ariwe mukuru muri Noweli. Ibihe byose tuba turi muri ibi bihe tuba duhaye tuganira, ni ukuvuga kuko tuba tugeze mu gihe cyo kwibuka, kandi uwo tugomba kwibuka ni Yesu. Uwo tugomba kwibuka ni Yesu. Ntabwo twizihiza iminsi mikuru ya Noweli, iminsi ashobora kuba yaravutseho ngo ariyo twizihiza. Uwo twizihiza ni umwami Yesu. Nari mvuze ko icyo tugomba kwibuka muri Noweli ni Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo uje utekereza Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi, uze wibuka Yesu Kristo ngo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi, ngo akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Aha nari ku ijambo rivuga ko muri Noweli tugomba kwibuka Yesu, ni ihame kandi n'itegeko. Na Yesu niko yabwiye abigishwa biwe, burya bahaye basangira ibyo kurya baje gusezerana muri Pasaka yabo ya nyuma babanyemo n'abigishwa biwe. Yamaze gukora ibyo yabakoreshaga, ababwira ijambo ryiza, arababwira ngo muze mubigenza gutya kugira ngo munyibuke. Ni ukuvuga ngo kwibuka umwami Yesu ni irage, kwibuka umwami Yesu ni itegeko, kwibuka umwami Yesu ni ihame ry'Imana. Kubwo gusoza rero iyi minsi yacu 3 twari twahawe n'abayobozi bacu, natekereje ko tuganira ijambo rivuga ngo uruhare rwa Yosefu mu buzima bwa Yesu, cyangwa se ibyo Yosefu yamenye kuri Yesu. N'aya magambo yombi turagenda tuyabangikanya kandi arumvikana. Uruhare rwa Yosefu
mu buzima bwa Yesu. Icyo Yosefu yakoze mu buzima bwa Yesu amaze kuvuka, amaze kubaho. Imyaka Yesu yamaze ku isi ni imyaka 33. Iyo myaka 33 turareba uruhare rwa Yosefu mu buzima bwiwe. Ariko kandi muri urwo ruhare rwa Yosefu hari ibyo yasobanukiwe kuri Yesu, hari ibyo yamenye kuri Yesu. Aha ndagira ngo mvuge kuko muri iyi Noweli hari icyo tugomba gusobanukirwa kuri Yesu, hari icyo tugomba kumenya kuri Yesu, hari icyo tugomba kumva kuri Yesu. Ndetse mugabo hari n'icyo tugomba kubigiramo uruhare. Twebwe tugomba kugira uruhare mu bya Yesu, kumwakira, kumwimika, kumugira umwami, gutegeka ubugingo bwacu. Ibyo byose ni uruhare rwawe mu gihe uba wuguruye umutima kugira ngo Yesu abashe kukuvukiramo cyangwa se abashe gutaha mu bugingo bwawe. Iryo jambo niyo natekereje ko tuganira, rivuga ngo uruhare rwa Yosefu mu buzima bwa Yesu. Mbere yuko tuvuga urwo ruhare rwa Yosefu yagize mu buzima bwa Yesu, reka tubanze turebe ba Yosefu abaribo muri Bibiliya cyangwa se ba Yosefu bagaragara muri Bibiliya. Wenda impamvu ituma nkoresha iri jambo ni ukugira ngo tujye tumenye Yosefu wari we. Iyo dutanga inyigisho tuba turimo tuniga kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibintu, tubashe kubimenya. Narivuze ngo tubanze tumenye ba Yosefu bagaragara muri Bibiliya cyangwa ba Yosefu baba muri Bibiliya abaribo ni bangahe, tunarebe n'ibyo bakoze. Nicyo kiduhesha kumva neza uruhare rwa Yosefu uriya twita ise w'umwami Yesu, ibyo yakoze mu buzima bwa Yesu. Izina Yosefu bwaryo rirasobanurwa ngo kongeraho. Iri zina rirasobanurwa ngo ni ukongeraho. Igiswahili kiravuga ngo ni kongeraho. Iri zina turisanga bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro ibice 30 n'umurongo wa 24. Umunsi Imana izibura inda ya Rasheli agasama inda akayibyaramo umuhungu, aravuga ngo Imana ikuyeho igitutsi amwita Yosefu, bisobanurwa ngo kongeraho. Nuko niho iri zina rya Yosefu rikomoka. Narivuze ko Yosefu wa mbere dusanga muri Bibiliya ni uwo nyine mwene Yakobo, agaragara mu bahungu 12 ba Yakobo. Ejo twabaye nk'abamuvugaho, ndagira ngo burya twari ko tuvuga hejuru y'abantu bagira umugambi w'Imana, baza bagendana umugambi w'Imana, bagira inzozi z'Imana. Ejo twavuze ko Yosefu agaragara muri abo bantu. Rero narimvuze ngo Yosefu wa mbere ni uwo nguwo. Yosefu wa kabiri ni Yosefu intumwa y'umwami Yesu, uwasubiye mu mwanya wa Yuda bwa bundi Yuda amaze kuva mu babo. Burya Yuda amaze kuva mu bandi turabizi, Yuda amaze kwiyahura, ngo byabaye ngombwa ko intumwa zongera guhura ngo zigatora ubundi uzasubira mu mwanya wa Yuda. Bari batoye abagabo babiri bafindirwa, ubufindo ngo bufata uwitwa ngo ni Yosefu. Uwo nguwo yagiraga irindi zina ryitwaga ngo ni Yusto, yitwaga kuri indi zina ngo ni Yusto. Uwo nguwo niwe kandi wasubiye mu mwanya wa Yuda. Narimvuze ko ari Yakobo wundi wa kabiri dusanga ugaragara muri Bibiliya. Urabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 23. Niho hari izo nkuru zivuga uwo Yosefu. Yosefu wa gatatu ni Yosefu Bibiliya yita ngo yari umwigishwa wa Yesu mu buryo bw'ibanga. Ni wa wundi wazanye na Nikodemu, baza gusaba umurambo wa Yesu amaze gucikana ku musaraba kugira ngo bawushingure mu cyubahiro. Ayo magambo tujya tuyabona hariya mu Injili, ingene uyu mugabo Yosefu ngo yari umwigishwa wa Yesu ariko wibanga. Yari umwigishwa wa Yesu wibanga, kimwe na Nikodemu. Nikodemu wa wundi wigeze gusanga Yesu mu ijoro, ngo akaza kugira ibyo amusiguza n'ibyo amubaza. Noneho nyuma ngo aza kwiyunga ahinduka umwigishwa wa Yesu, ngo kuko yatinyaga kugenda ku mugaragaro kubera abayuda. Yari umwigisha w'amategeko, ariko uyu mugenzi we Yosefu ngo akaba yari umugabo w'umukire kandi w'umutunzi.
nawe ngo yari yarakurikiye Yesu yagiraga abigishwa mu buryo butandukanye. Yagiraga intumwa 12, akagira abayoboke bamuyoboka, akagira abigishwa biwe, akagira ngo n'abandi bigishwa bibanga. Abandi bigishwa bibanga bagiraga ibyo batinya kubera icyubahiro cyabo, bari bakomeye mu Bayuda, noneho bagakurikira Yesu rwihishwa. Ikiza kinezeza kuri aba bagabo bombi, ndabakunda cyane iby'ukuri, ngo bagaragaje ubutwari butangaje. Barya batari baragaragaye Yesu atarapfa, Yesu akiri muzima, ngo bamare kubona Yesu amaze gupfa, amaze gucikana, ngo barahaguruka bagenda bajya gusaba umurambo wa Yesu, ngo kugira ngo bawushingure mu cyubahiro. Aho guhunga umurambo, dore ko n'abandi bari inshuti za Yesu za bugufi bari bamuhunze, ngo ariko abo bombi bo ngo bashira ubwoba, ngo baragenda bajya gushingura umurambo wa Yesu, ngo bawushingura mu cyubahiro. Icyubahiro cyashingurwagamo abami n'abatambyi n'abahanuzi. Uko bazaga bashingurwa mu Isiraheli, ngo niko bagenjereje umwami Yesu mu muhango wo kumushingura. Uwo ni Yosefu wa gatatu. Yosefu wa kane ni Yosefu witwa ngo ni se w'umwami Yesu. Niwe uyu nguyu tugiye kuganira. Akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, mu nzu ya Yuda. Urabisanga muri Matayo igice cya 1 n'umurongo wa 18. Uyu ni we se wa Yesu mu buryo bw'amateka, cyangwa se mu buryo bw'umubiri nk'uko bivugwa. Singiye kwinjira mu byiwe cyane, ariko reka mvuga ibyo yahishuriwe kuri Yesu. Ijambo rya mbere Bibiliya yavuze ko yari umukiranutsi. Umukiranutsi, ngo uwitwaga ngo ni umukiranutsi mu Bisiraheli, ngo ni umuntu wabaga ari intungane mu by'amategeko. Amategeko ya Mose ibyo yavugaga, uwo yakurikizaga wese akayasohoza. Uwo niwe witwaga umukiranutsi mu Bayuda. Bibiliya yavuze neza ngo kuko yari umukiranutsi, ngo yanga ngo gukoza umugore wiwe ngo isoni ku mugaragaro. Hari hariho amategeko kandi mu Bisiraheli avuga yuko umuntu uzagaragarwaho na bene icyo cyaha cyo kuba yaratwaye inda ya bene ubwo buryo, ngo azaterwa amabuye. Imana yari yarabivuze. Ngo ariko kuko Yosefu yari umukiranutsi, ngo aravuga ati ndamubenga rwihishwa, nimara kumubenga rwihishwa atazaterwa amabuye. Naso ni ijambo rimwe rivuga mu bitabo bisobanura Bibiliya, rivuga ngo bwa bundi Mariya ngo agiye irukiga akaja kwa Elizabeth akaja kumuramutsa, ngo bimwe byari byamujanyiyo, ngo yaragiye ahunga induru zariko zivugira mu mujyi, aragenda aje muri za interiyeri, aragenda jiriya, ngo kuko mu mujyi hari habaye akavuyo, hari habaye urusaku, kandi ngo amategeko yavugaga yuko bene uwo muntu ngo agomba guterwa amabuye. Ngo Yosefu aravuga ati ndamubenga rwihishwa kugira ngo ntamukoze isoni ku mugaragaro, ejo bakazamujana ku karubanda agaterwa amabuye. Aha rero reka maze ndavuga ibintu birindwi sintinda cyane. Ikintu cya mbere yahishuriwe kumenya, ngo yahishuriwe n'Imana kumenya ibanga ryari mu nda ya Mariya, ryari muri Mariya, ngo amenye ko atari inda y'umubiri, amenye ko atari inda y'umugabo, amenye ko atari inda yo gusangura, ngo ahubwo amenye yuko ari inda y'Umwuka Wera. Iryo jambo ngo yaje kurimenya neza, kuko marayika yaje kubimubwira, ngo amubonekera mu nzozi, ngo aramubwira ngo ntutinye kurongora umugeni wawe, ntutinye kurongora umugore wawe, ngo kuko ngo indi murimo ngo ari inda y'Umwuka Wera, kandi ngo azabyara umuhungu, ngo muzamwite Yesu, uwo ngo niwe uzakiza abantu ngo ibyaha byabo. Iryo banga ngo Yosefu yararimenye. Ibyo ni ukuvuga ngo icyo yamenye kuri Yesu cya mbere n'icyo, ngo yamenye kuko ngo inda ya Yesu, inda Mariya afite y'umwami Yesu, ngo ari inda y'Umwuka Wera. Ngo aravuga ati ni ukuri, ntabwo ari inda y'ubusangu bw'abakobwa, ntabwo ari inda y'abagabo, ntabwo ari inda za zindi twazaga twita ngo z'ibingendaro. Oya, ngo aravuga ngo menye neza ko ari inda y'Umwuka Wera. Izangera ahangaha kanezezwa nuko marayika cyangwa Umwuka Wera w'Imana yabigizemo uruhare rwo kubaka ubu bukwe bwa Mariya na Yosefu. Niko
umwuka wera kandi afite uruhare rwo kubaka ubukwe bw'itorero na Kristo. Ni ukuvuga ngo umwuka wera niwe muranga niwe uturehereza ku Mana, niwe udutunganiriza umwami Yesu nk'abari n'abageni kugira ngo Yesu atubenguke, kugira ngo Yesu atatubenga. Hari umurimo w'umwuka wera aje akora muri twebwe, akatweza, akatwuhagira, akadutunganya, akadukuraho imyanda yose kugira ngo tubonere. Narivuze ngo kwa kundi marayika yagize uruhare kugira ngo Yosefu yoye kubenga Mariya, ngo niko n'umwuka wera agira uruhare kugira ngo Kristo arusheho kudukunda. Cyo ni ikintu cya mbere narivuze. Ijambo rya kabiri uruhare yagize, ngo yahindutse igikoresho cy'Imana mu gusohoza icyo yari yaravugiye mu kanwa k'abahanuzi. Yahindutse igikoresho cy'Imana. Uyu mugabo Yosefu mu minsi yo kwandikwa ngo ibaye, ngo hagurukana n'umugore we ngo aragenda baje i Betelehemu ngo baje kwiyandikisha kugira ngo asohoze ubu buhanuzi bwari bwarahanuwe na ba Mika yari yarahanuye ngo yamavuga ngo i Betelehemu ho muri Ofurata, ngo muriho nubwo ari umudugudu mutoya, ngo niho hazava ngo umwami. Kugira rero ngo Mariya aje gushitsa aho yavugiye azabyara, uwamujyanyeyo ni Yosefu. Murumva ko Yosefu yabaye igikoresho cyo gusohoza ubuhanuzi, yabaye igikoresho cy'Imana cyo kuzuza amasezerano y'Imana, yabaye igikoresho cy'Imana cyo kuzuza wa mugambi w'Imana twaganiriye. Iryo jambo ngo yararikoze urabisanga mu gitabo cya Mika ibice 5 n'umurongo wa mbere ugeze ku wa 2, byari byarahanuwe kuko ari Betelehemu Yesu azavukira. Rero igihe cya Mariya cyo kubyara gishize, Yosefu amukura iwabo amujyana i Betelehemu, bagenda bagiye muri resansema, bagiye kwibaruza, bagiye kwiyandikisha. Impamvu yabyo cyane ngo kwari kugira ngo ni ijambo ryavuzwe n'Imana risohore. Icyo kintu Yosefu yaragikoze. Tuzi ko abahanuzi benshi bari baratuza urutoki kuri Betelehemu bahaye bayivuga. Ni benshi bari barayivuze bavuga kuko ariho Yesu azavukira. Igihe rero ngo gishike, Yosefu ahagurukana na Mariya kugira ngo baje gusohoza icyo Imana yavuze. Iryo ni ijambo rya kabiri Yosefu ashimwa aho yakoze. Ijambo rya gatatu, ngo yakoreshejwe n'Imana kurokora ubugingo bwa Yesu contre Herode. Yakoreshejwe n'Imana kurokora ubuzima bwa Yesu, kuokoa maisha ya Yesu. Bwa bundi Herode ngo yagira ngo yice umwami Yesu, yahiga umwami Yesu ngo azamwice, Imana ngo ibwira Yosefu ngo nahunga n'umwana na nyina baje mu Giputa. Urumva ko alionekana kama chombo cha kuokoa maisha ya Yesu. Yabaye igikoresho cyo gukiza ubuzima bwa Yesu, cyo kurokora ubuzima bwa Yesu mu kaga, amujana mu Giputa. Cyo ni ikintu cya gatatu yagize uruhare mu buzima bwa Yesu. Ikintu cya kane, biravuga ngo niwe wabaye umutoza w'imirimo y'amaboko ya Yesu. Mbese mu buzima busanzwe niwe wabaye umutoza w'imirimo y'amaboko. Ntimutekereze ko Yesu yari umushangu. Yesu yari afite imirimo yajyaga akora. Yigeze gukorana na se imirimo y'ububaji nawe ngo akabaza. Uko niko za histoire zivuga. Iyo twiga hejuru y'ubuzima bwa Yesu, biza bivuga ko hari ibintu byinshi Yesu yazaga akora mu buzima bwiwe. Agakora ibintu by'amaboko, ngo uwabaye umutoza wiwe wo kubimwigisha ngo ni Yosefu. Ntaho Yesu yigeze aremerera abantu, ntaho Yesu yigeze arusha abantu, ntaho Yesu yigeze abangamira abantu. Mu buzima busanzwe Yesu yari yihagije nubwo yari umuntu icyo gihe, ariko kandi ngo yari afite imirimo yiwe yajyaga akora. Kakwa kundi ko ba Pawulo, hari igihe Pawulo ngo yagiye kuvuga ubutumwa ahantu, ngo kuko yagiraga umwuga wo kuboha amahema, ngo ngira ngo ni muri Korinto yari yaragiye mu Bakorinto, ahamara ngo amezi 18, ngo aravuga ngo sinzaremerera abantu, sizatukisha n'umurimo w'ivugabutumwa, ngo akazaboha amahema akayagurisha kugira ngo abashe kubona ibyo kumutunga mu ivugabutumwa. Naringiye kuvuga ko iyo twiga imibereho ya Yesu mu buzima butandukanye, yagiraga imirimo y'amaboko yazaga akora. Uwabaye umutoza wayo ninde? Uwabaye umutoza wiwe ni Yosefu. Ijambo rya kane, ngo niwe wari umutoza wa Yesu mu by'imihango y'idini. Niwe wabaye umutoza wa Yesu mu by'imihango y'idini. Hari iby'idini ry'Abayuda ryasabaga abana bavutse,
uwabimukoreye ninde, uwabimutoje ninde, uwabimugejejeho ninde? Ni uyu Yosefu. Ndatanga urugero nko gukebwa ryari itegeko ryo mu Bayuda ko umwana wese w'umuyuda uzamara iminsi 8 avutse azagenda aje gukebwa. Icyo kintu Yesu yaragikorewe, agikoreshejwe na Yosefu. Ijambo rya kabiri, kwitwa izina, habagaho iminsi yo kwitwa amazina. Ijambo rya gatatu, habagaho amaseremoni yo kumurikwa Imana, bakamujana mu rusengero. Murabyibuka ko bigeze kumujana mu rusengero ngo basanga Simiyoni umutambyi amuteruye, ngo atangira kuzura umwuka wera, ngo arahanura, avuga amagambo akomeye ku mwami Yesu. Bwa bundi umuntu wari wamujanye ninde? Ni ababyeyi biwe, ni Mariya na Yosefu bari bamujanye. Aha narivuze kuko bari abatoza b'umwami Yesu mu buryo bw'idini, mu mibereho y'idini yabo y'Abayuda. Yesu yabiciyemo byose, yaciye mu mategeko, yarakebwe, yiswe izina, yamuriswe Imana n'ibindi bitari bikeya. Mbese no kuvuga ko yari umutozwa, yari yaratojejwe nande? Yari yaratojejwe n'uyu Yosefu. Hari aho Bibiliya ibivuga neza, izivuga ngo mu minsi mikuru bazaga bajana i Yerusalemu bakaja gusenga. Murabyibuka bwa bundi hari umunsi umwe bigeze kujana na Yesu, ngo bamaze gushikayo Yesu ngo yisigarirayo. Ababyeyi be ngo baragaruka, bageze mu nzira baramubura, ngo basubirayo. Ngo bamaze gushika i Yerusalemu basanga Yesu ngo yacengeye mu rusengero hagati y'abatambyi n'abanyamategeko, ngo yasubiza ibibazo, ngo yaje kuvuga ijambo, ngo aravuga ngo birankwiriye ko mba mu nzu ya Data. Ati ababyeyi bariko baragushaka. Yesu ngo aza kubabwira ijambo, ngo aravuga ngo ese ngo Data na mama ni bande? Ngo ndibazi ko bikwiriye ko mba mu rusengero mu nzu ya Data. Ni ukuvuga ngo bamugejeje kuri ibyo byose, abamutoje ibyo bakabimumenyereza ni ababyeyi biwe barimo Yosefu. Icya gatanu, ngo yabaye umurezi mwiza, ngo bigeraho yitwa umubyeyi wa Yesu. Yabaye umurezi mwiza. Hari ikintu Bibiliya itazivuga kandi tizikireka kuko kitakozwe. Ndiyo niko bimeze. Yabaye umurezi mwiza, murabyumva. Yatoje Yesu byiza, ngo bigeza naho yitwa ngo ni umubyeyi wiwe. Ntiyamukubise, ni ukuri. Mu buzima bwiwe ntiyamuhutaje, nta magambo mabi yamubwiraga. Urumva, yaranamukundaga, kandi Yesu nawe ngo akabubaha. Ijambo rya karindwi ni ijambo rivuga ngo yamenye neza ibanga ry'ubumana ryari muri Yesu. Yamenye neza ibanga ry'ubumana ryari muri Yesu. Yahishuriwe ibanga n'Imana ko Yesu ari Imana. Ngo yaramwitegereje, yazareba ibyaha yakora, ngo batahura ko ari Imana. Muribuka wa munsi mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, icyo Mariya yavuze, ngo yaragiye ngo abwira abanyiri bukwe babandi bari bahishiwe, ngo bahaye batangira gukubita amashyi mu yandi, batese turagira gute, vino ko zidushira nyakiri ku mugoroba turabigenza gute. Mariya ngo aragenda ngo arababwira ngo uriye ngo icyo bategeka mu gikore. Ni ukuri, icyo babwira ngo mu gikore. Ni ukuvuga ngo bari bazi ko Yesu ari Imana, bari bazi ko Yesu ari Imana. Iryo banga yararimenye. Hari ibintu ngo byazaga bibatangaza kuri we, hari ibintu ngo byazaga bitangaza ababyeyi ba Yesu, ngo kuri Yesu bahaye bamureba. Hari ijambo rya mbere ngo ryazaga ribatangaza, ngo bajyaga batangaza n'ukunda hayagenda gwiza ngo imbaraga ngo mu byo akora, kugwiza imbaraga mu byo akora. Ijambo rya kabiri ngo yasaga gwiza ubwenge ngo buhanitse, ngo bagatangazwa n'imbaraga ziwe, bagatangazwa n'ubwenge bwiwe, ngo bagatangazwa ngo no kugwiza ubuntu bw'Imana, ngo bakumirwa bakifata ku matama, ngo bakavuga bati uyu mwana ni Imana. No kuri ni musindirimbe muziba ibahariya mu ndirimbo zo gushimisha, izivuga ngo uyu mwana w'uruhinja ninde ngo wabyawe n'umukene. Uyu mwana w'uruhinja ninde wabyawe n'umukene, ngo dore ngo ryanye mu kiraro cinka kuko icumbi ryabuze. Iyo ndirimbo ni ngaho izizana ibibazo ikazana n'ibisubizo. Ngo aramusubiza ngo n'umuremyi w'isi yose niwe uhindutse muto, ngo
haleluya. Uyu mwana w'uruhinja ninde wabyawe n'ubukene? Dore ngo afite amahwa mu ruhanga kandi ngo arashinyagurirwa, ngo niwe mana y'imwiteka mu ijuru ryera rya se, ngo igahimbazwa n'abera, ngo yacunguje amaraso. Bitinde bitebuke amavi yose aracyamupfukamira, n'abataramumenye ko ari Imana ngo nagaruka bazamuborogera. Ijambo riranejeje cyane. Aba babyeyi ngo bakamwitegereza, ngo bakavuga bati uko biri kose uyu nguyu ni Imana. Ngo bazaga bareba ukuntu hayabyiruka, ngo barebe ukuntu hayagwiza imbaraga, ngo barebe ukuntu hayagwiza ubwenge, ngo barebe ukuntu hayagwiza ubuntu bw'Imana, ngo bakavuga bati ni ukuri uyu ni Imana. Icyaduhereza tugasobanukirwa na Yesu, tukareka kumufata nk'umuntu usanzwe. Ngiki kibazo kituba hagati ni ukutemera Yesu ko ari Imana, tukamufata nk'umuntu usanzwe, tukagira ngo ni umuntu usanzwe, ariko yari Imana. Nubwo yabyawe n'abakene, nababajwe n'ijambo rimwe umunsi umwe bayasoma inyigisho zimwe, ngo umunsi Yesu ngo ajya kwitwa ngo amazina, ngo yahahuriranye n'abandi bana b'abakire bateye ubwoba. Abakire bene bage b'abakungu batangaje, ngo bakora amafete, bakora ngo amafete akomeye. Ibyo mu mafete murabyumva namwe, bazana ibintu bikomeye byo gufeta, byo kwizihiza, ngo babaga ibintu bikomeye, babaga ibintu by'igiciro, babaga ngo ibimasa n'ibitungwa bikomeye bikuru. Ngo ariko ngo ababyeyi ba Yesu ngo bazana inuma, bazana ngo intungura ni njiwa. Murumva namwe nyina w'umwami Yesu yicishije bugufi kugira ngo mu bukene bwiwe adutungishe. Yesu yicishije bugufi kugira ngo mu bukene bwiwe duhinduke abatunzi. Arasuzugurwa, avukira mu bakene. Niko Pawulo yandikiye Abafilipi, aravuga ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ngo ari ikintu cyo kugundirwa. Yisiga ubusa ngo ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka ndetse ngo ntiyanga no gupfa urupfu rw'umusaraba. Ariko nyuma yabyo ngo Imana yaramuzamuye, zanezezwa n'ayo magambo, ngo iramuzamura, iramuhanika, ngo imushyira hejuru y'imbaraga zose n'amazina yose, ngo n'abakomeye bose n'abatuzi bose, ngo kugira ngo amavi yose yo mu isi ngo yose ngo amupfukamire yature ko ari umwami, ngo n'abataramumenye umunsi azagaruka ngo bazamuborogera, ngo bamenye yuko ari Kristo w'ukuri. Turashoje, reka mvuge ngo muri Noweli Imana iduhumura amaso y'imitima, tubashe kumenya kuko Yesu ari Imana. Yosefu twarimo tuvugwa, azavugwa bukeya cyane, aho atangirira n'aho aherukira ni hagufi muri Bibiliya, kandi agaragara mu masura makeya ya Bibiliya cyane. Ariko uwo mwanya mugufi azavugwamo yawugizemo akamaro, kandi yawukozemo ibintu bikomeye by'insibo. Narivuze ko azavugwa bukeya cyane kandi akagaragara bukeya muri Bibiliya. Itangiriro ryiwe n'iherezo ryiwe ntibivugwa cyane, ariko muri uriya mwanya yaserutse, yaje ahagurukijwe n'Imana. Yari afite umuhamagaro w'Imana kugira ngo asohoze biriya byose ku buzima bwa Yesu. Reka nsoze mvuga ngo Imana iduhishurire kumenya Yesu ko ari Imana, kandi kugira ngo Yesu avukire mu bugingo bwacu tubigire mu ruhare, imitima yacu tuyikingure. Yesu yavuze ijambo, ni Yohana warivuze hariya muri Ufunuo, aravuga ngo dore ndahagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu wese niyumva ijwi ryanje ngo akemera gukingura. Narivuze ngo gukingurira Yesu ni ukubigira mu ruhare twebwe, tubigire mu ruhare.